hari ibyo utamenye ku bucuruzi bwa kokayine n'ibindi biyobyabwenge bwakorwaga n'umuryango wa Perezida Habyarimana. Kugira dusobanukirwe ubu bucuruzi biradusaba kubanza gusobanukirwa ijambo bita akazu icyo ryahoze ari cyo. Akazu ryari itsinda ry'abantu bake bose b'inkoramutima za Habyarimana n'umugore we. Mu yandi magambo yoroshye kumva, akazu kari kagizwe na Habyarimana n'abaramube na Agatha Kanziga wari umugore we. Niko kagenzuraga igihugu haba mu by'ubukungu, ibya gisirikare, itangazamakuru n'izindi nzego zikomeye. Ibikorwa byako byiganjemo ibyoretse igihugu muri Jenoside yakorewe Abatutsi bihumira mu mirari ubwo kageraga n'uruhare rweruye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Usibye ibyo abenshi bamenye, hari n'ibindi bikorwa by'umwijima byakarangaga harimo n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Igitabo Step in Blood, Akazu and the Architects of Rwandan Genocide Against the Tutsi kigaruka ku bucuruzi bwa kokayine bwakorwaga n'akazu. Ni igitabo cyanditswe na Andrew Wallace. Uyu mwanditsi agaruka ku mateka menshi y'u Rwanda nk'ibyerekeye urupfu rwa Diane Fossey wamenyekanye cyane mu Kinigi by'umwihariko mu bushakashatsi ku mibereho y'ingagi zo mu misozi. Ukomeje gusoma ugera havuga ko urupfu rw'uyu munyamerika wari warahawe izina rya Nyiramacibiri rushoboka kuba rwari rwihishwe inyuma n'abari bakomeye ku butegetsi bwa Habyarimana, barimo we n'umugore we na musaza we Proteste Nyirazo wayoboraga Ruhengeri. Intandaro yabaye ko Diane Fossey yari amaze kuvumbura ibikorwa byabo by'umwijima bakoraga bifashishije inzira yo mu birunga mu kwambutsa icyo kiyobyabwenge cya kokayine, amabuye y'agaciro, ingagi n'ibice byazo, kandi byose icyerekezo cya nyuma ari Paris mu Bufaransa, cyane ko icyo gihe Habyarimana wayoboraga u Rwanda na François Mitterrand wayoboraga Ubufaransa bari inshuti z'akadasohoka. Abagize akazu biganjemo abo mu muryango wa Kanziga n'inshuti ze, nibo bagenzuraga ibyemezo hafi ya byose bya guverinoma, bakagenzura ubukungu n'umutungo w'igihugu by'umwihariko mu mwaka w'1980 kugeza mu mwaka w'1994 ubwo RPA yabohozaga igihugu. Pariki y'Ibirunga izwiho kuba iwabo w'ingagi zo mu misozi ziboneka hake ku isi, niyo yari yarahinduwe indiri y'ibikorwa by'umwijima by'abagize akazu. Yari inzira iharuye yanyuzwagamo amabuye y'agaciro atandukanye arimo zahabu n'andi n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Umwanditsi agaragaza ko cyakurwaga muri Guatemala muri Amerika yo hagati. Iki kiyobyabwenge iyo cyavanwaga muri Guatemala cyagizwaga muri Cote d'Ivoire kikagezwa mu Rwanda kigashyikirizwa umucuruzi wakomokaga hitwa Laure Saint-Genès mu Bubiligi. Uyu yarahawe isoko ryo gucuruza antene zikorana n'ibyogajuru mu kubona sinyari z'itumanaho n'iza televiziyo satellite dishes mu Rwanda no mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Ari nawe wagiraga uruhare mu kwambutsa kokayine yinyujije muri Pariki y'Ibirunga ikoherezwa mu Bufaransa. Ubu bucuruzi bwa satellite dishes nibwo uyu mugabo mu Bubiligi yifashishaga nk'umutaka mu rwego rw'ihezandonyi ry'ibyavaga mu bikorwa yakoraga n'abari bahuriye mu kazu. Jean Pierre Habyarimana, umuhungu wa Perezida Habyarimana, bivugwa ko yinjije mu Rwanda witwa Mamadou wakomokaga muri Guinea wari uzwi ku izina rya Barry. Uyu rwiyemezamirimo wari ufite imyaka 22 ngo yari yarakoze ubucuruzi butandukanye muri Gabon no muri Cote d'Ivoire burahomba, ariko nyuma y'igihe gito Barry yari amaze kuba inshuti ikomeye ya Kanziga ku buryo yamufashaga mu buryo bufatika. Ngo Barry yahise atangira ibikorwa bigamije kureshya ba mukerarugendo nyuma yaho bari barateriye u Rwanda icyizere kubera urupfu rwa Diane Fossey rutavugwagaho rumwe. Ku bufatanye na Jean Pierre Habyarimana, Barry yateguye icyo yise International Fair for the Protection of Gorillas in Rwanda, cyari cyaratumiwemo ibyamamare birimo Miriam Makeba n'ubwo ataje. Ni igikorwa byarangiye kitabaye uko cyari cyateganyijwe kugeza ubwo ikinyamakuru Isibo cyanditse inkuru y'Ihwinkwene umuhungu wa Perezida Habyarimana. Yari ifite umutwe ugira uti Habyarimana Jean Pierre arasubiriye, uwicishije inkwaro kwahahora kumanitse. Ntibyahereye kuko na Fils Christophe wayoboraga Hemfort yaje gutangaza ko icyo gikorwa cyavuyemo igihombo ndengakamere, kandi mu kugitegura harakoresheje umutungo w'igihugu n'uwabikorera bari biteguye kwinjiriza muri icyo gikorwa. Nyuma uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Camille Bizimungu yashinje wa munyagine Barry kunyereza arenga miliyoni y'amadolari. Amakuru ya Barry yaje kuboneka ubwo yandikiraga ibaruwa ifunguye Perezida Habyarimana amumenyesha ko hari umuntu ukomeye wamusunikiye gupakira kokayine mu ndege yihariye ya sosiyete y'I Burayi yari yateguriwe gutwara abanyamahanga b'impuguke bagombaga kuza mu Rwanda. Muri iyo baruwa Barry yagaragajemo ko Twahirwa Serafi mubyara wa Kanziga yari afite ukuboko mu itumizwa rya kokayine, na cyane ko yari we ushinzwe ibijyanye n'imari mu itegurwa rya cya gikorwa cy'umuhungu wa Habyarimana.
ngo Twahirwa yari yemereye Barry ibihumbi 50 by'amadolari y'Amerika kuri buri gahunda yo gutwara icyo kiyobyabwenge. Ibi Twahirwa yarabihakanye gusa n'ubundi nyuma Barry yagarutse i Kigali anakirwa muri Hotel Meridie aho yamaze icyumweru kuri fagitire y'ibihumbi 5 by'amadolari yishyuwe na leta. Iki gihe leta yasabye itangazamakuru ryabo kuvana icyaha kuri Barry cy'uko yaba yaranyereje amafaranga, ndetse uyu musore muri iki gitabo umwanditsi agaragaza ko yaje gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika apfunyikishijwe igifurumba cy'ibihumbi 400 by'amadolari y'Amerika yari aziranyeho ku isiri n'umuhungu wa Habyarimana. Umunyamakuru wa Jeune Africa wari warakurikiranye iby'aya makuru n'igikorwa cyategurwaga na Barry, Serafe n'umuhungu wa Habyarimana cyagombaga kuberamo na tombora, bavugaga ko umunyamahirwe azatsindira miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Byamuviriyemo kwirukanwa abuzwa gukorera ku butaka bw'u Rwanda bitewe n'aya makuru yashakaga gucukumbura. Wallis avuga ko Ruhengeri yari yaramaze kuba nk'indi leta yigenga yakoreraga mu Rwanda mu gihe perefegitura yari iyobowe na Protais Zigiranyirazo. Ngo hari agace kabiragamo urujya n'uruza rw'ibikorwa by'ubucuruzi butemewe bw'ibyahanyuzwaga bivanwe muri Zaire RDC bigakomereza i Burayi. Umwanditsi avuga ko ibyo Diane Fossey yamenye byamuviriyemo kwicwa urupfu rw'amayobera rwo ku itariki 26 Ukuboza mu mwaka w'1985, cyane ko uyu mushakashatsi atemeranyaga na gahunda abagize akazu bari bafite yo gukoresha pariki y'ibirunga mu nyungu zabo bwite. We yifuzaga ko haba ahantu hakorerwa cyane ubushakashatsi aho kuba ibikorwa bigamije kwinjiza amafaranga akazimirira mu mifuka ya bamwe. Muri ubucuruzi bw'umwijima bigaragazwa ko umwana umwe w'ingagi yagurishwaga amadolari agera ku 30 by'amadolari, mu gihe ibiganza by'ingagi, umutwe wayo n'ibirenge muri icyo gihe ngo byagurishwaga ukwabyo amafaranga menshi. Ibikorwa byose byakorwaga abaturage bicira isazi mu jisho kubera ibibazo by'imibereho no kubura mikoro. Ikindi gikorwa cy'umwijima cy'abari abagize akazu ni icya Protais Zigiranyirazo wacuruzaga imigano yo mu birunga kandi byari ibiryo byatungaga ingagi. Bivuga ko ubwo Mfizi yamenyaga amakuru kuri ibi bikorwa bya Mr Z yashyizeho umunyamakuru ukora icukumbura yandika inkuru yagombaga gutambuka mu imvaho. Icyakora ibyakurikiyeho ni indi nkuru. Mfizi yagaragaje ko ayo makuru akimara kumenyekana, uwitwa Augustin Nduwayezu wari ukuriye ubutasi yahise ajya kumureba amusaba ko iyo nkuru yakurwamo bwangu, anamwerurira ko abisabwe na Protais Zigiranyirazo. Ati adaciye ku ruhande yansabye mu buryo bweruye gusiba iyo nkuru ivuga ku migano. Yanansobanuriye neza ko icyo cyifuzo cyaturutse kuri Protais Zigiranyirazo, ariko sinabyitayeho nubwo njye n'uwo munyamakuru twashyizweho iterabwoba. Nduwayezu yatekerezaga ko gusohora iyo nkuru byari gutera umujinya muramu wa Perezida Habyarimana ari nawe Protais Zigiranyirazo, ngo bikanarakaza perezida ubwe. Byabaye birebire kugeza ubwo Mfizi ubwe yandikiye Perezida Habyarimana amenyesha ko adashobora kuvanamo iyo nkuru. Icyakora umuyobozi wa Renfort atekereza ko ibaruwa yaba yarazimijwe na Colonel Sagatwa Elie wari ukuboko kw'iburyo kwa Protais Zigiranyirazo na Nduwayezu nimugereho, nubwo bitamubujije gusohora iyo nkuru. Akomeza agira ati nahise nandikira Perezida wa Repubulika amubwira ko ndi gushyirwaho igitutu cyakabaye gishyirwa kuri Protais Zigiranyirazo wigarura imitungo yo muri pariki y'igihugu. Namenyesheje Perezida ko inkuru izasohoka mu gihe cyose nta gitekerezo cye kibivuguruza mbonye. Yongeye agira ati icyakora nta butumwa bwe nigeze mbona bubivugaho, sinzi niba bwaba bwaramugezeho cyangwa se bukaba bwarabyitishijwe na Colonel Elie Sagatwa washakaga gukingira ikibaba muramu we Protais Zigiranyirazo na Augustin Nduwayezu. Ruswa, ubusumbane, ikene wabo n'ubwoba bwinshi mu baturage nibyo byari byarahawe intebe ku buryo byagiye biviramo benshi kwicwa kubwo kumenya amakuru n'imigirire y'abari bagize akazu no gushaka kwitambika iyo migirire mibi yabo.